Inshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro tunyuza ku muyoboro wa YouTube ibanga ry'ukwemera turabaramukije. Muri aka kanya turagira ngo tugerageze gusubiza bimwe mu bibazo by'abakunzi bacu badukurikira. Turahera ku kibazo cy'uwibajije ati ese ibyaha byose birangana? Ibyaha byose birangana imbere y'Imana n'imbere ya Kiliziya? Kristo akuzwe bavandimwe. Umuntu watukanye, umuntu wishe, umuntu wasambanye, umuntu watekereje nabi, umuntu wanze kubahiriza ibyo asabwa gukora n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyaha nk'ibyo byose by'ingeri zitandukanye, ese birangana? Ko bamwe bavuga ko ibyaha byose bingana, nta cyaha gito nta n'icyaha kinini, ese byose birangana? Muramfasha mumbwire uko mubitekerezaho, mumbwire uko mubizi, ndetse munirefere ku byanditswe kugira ngo mbashe kugira ubusobanuro n'imyumvire izamutse mu gusobanukirwa n'ibyaha uko bigiye biri muri kategori zitandukanye, cyangwa se niba binangana, uwakora gitoya, icyo twakwita gitoya, n'uwakora icyo gito kinini, bose bahanwa kimwe, Imana bose bikonsidera kimwe. Murakoze cyane rero, mubashe kumfasha no kunsubiza no kubikurikirana kuri urwo rugero. Igisubizo ni oya, ibyaha byose ntago bingana. Hari ibyaha byoroheje n'ibyaha bikomeye cyane bijyana mu rupfu. Mbese hari amoko abiri y'ibyaha. Tugiye kureba ishingiro ryabyo. Nubwo icyaha cyose ari icyaha kandi kikaba ari kibi, kuko gihumanya cyangwa se kigaca burundu umubano twari dufitanye n'Imana, ndetse bikagira ingaruka kuri twe no kuri bagenzi bacu, nyamara ibyaha birimo amoko abiri. Nk'uko maze kubivuga, ibyaha biganisha ku rupfu aribyo bikomeye cyane, n'ibyaha byoroheje. Icyaha cyose uretse icyaha cy'inkomoko kijyana no gusuzugura Imana, umuntu abizi kandi abishaka yabigambiriye, ndetse akaba yakwirengagiza gutunganya ibimureba. Nibyo tuvuga tuti nemereye imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya. Hari ugira ati ntawe ntuka, ntawe niba, ntawe nasambanyije, sindoga, singira nabi. Ariko se utunganya inshingano zawe 100% uko bikwiye? Icyo twese kiradutsinda, kuko umuntu yuzuza inshingano ze 100%, niba ari umubyeyi akuzuza ububyeyi bwe 100%, niba ari umurezi, niba ari urerwa, niba ari umuyobozi akabyuzuza 100%, nta n'ikibazo cyaba ku isi. Ahubwo nubwo haba hari abatagwa mu byaha biremereye, ariko n'abatabigwamo ntibuzuza icyo bahamagariwe 100%. Niyo mpamvu twese twabishaka tutabishaka turi abanyabyaha n'abanyantege nke, nubwo atari bose bagwa mu byaha bikomeye, bya bindi biganisha ku rupfu. Tugakomeza kwibaza ishingiro ry'ayo moko abiri y'ibyaha. Iyo dusomye mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 32 umurongo wa 30, dusanga uburyo Musa yabwiye rubanda ati mwakoze icyaha gikomeye gikabije, mucura ikigirwamana cy'ikimasa mukakiramya mukagisenga. Mwumva ko hano Musa agenda avuga ati hari icyaha gikomeye gikaze kurusha ibindi. Ndetse no muri Ezekiyeli 8 umurongo wa 6, uwo muhanuzi yeretse umuryango w'Imana ati mwakoze amahano, mwararengereye cyane. Yewe na Yezu muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 19 yerekana ko hari amategeko akomeye kuruta andi, bivuze ko uyarenzeho abakoze icyaha gikomeye kuruta ibindi. Yezu ati nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha kugenza atyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Yezu agakomeza muri Matayo umutwe wa 23 umurongo wa 23 ati mwiyimbere bigisha amategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwe mutanga 1/10 mwirengagije ingingo zikomeye z'amategeko. Kuvuga ngo hari amategeko akomeye aremereye kuruta andi, ku buryo yarenzeho abakozi icyaha gikomeye. Ngo ayo mategeko akomeye ajyana n'ubutabera, no kuvuga ubutungane bw'Imana, akajyana n'imbabazi, akajyana no kutaryarya. Ni
ni ukuvuga ngo ibyaha bimwe biraremereye kurusha ibindi. Tubisoma no mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 6 umurongo wa 18, ati ubusambanyi ni mu bugendere kure. Icyaha cyose umuntu akoze usibye icyo ntikigera mu mubiri we, ariko usambana aba acumuriye umubiri we bwite, kwerekana ko ari icyaha gikomeye. Ndetse twasoma mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 5 umurongo wa 1, avugamo amahano arenze ubwenge bwa muntu, nk'abasambana n'abo bafitanye isano ya bugufi, abahuza imibiri bahuje igitsina. Byose aravuga ati ni ibyaha bikomeye biganisha ku mahano. Mbese aya masomo matagatifu ntago yose twayarondora, yerekana ko hari ibyaha bikomeye cyane, hakaba n'ibyaha byoroheje. Tugiye kureba n'andi masomo matagatifu. Mbere na mbere tuzirikane ko icyaha iyo umuntu akitsimbarayemo ntakicuze kimugeza ku rupfu, kandi urupfu rwa burundu. Bityo rero hari impfu ebyiri. Bibiliya itubwira ko hari amoko abiri y'urupfu, hari urupfu rw'umubiri n'urupfu rwa roho. Ibyaha byoroheje ntibibuza umubiri gupfa, ni ukuvuga ntibibuza ko igihe iyo kigeze roho itandukana n'umubiri, aribyo tuvuga ngo kanaka yashizemo umwuka. Ibyo ni ibyaha byoroheje bituma dupfa. Buri wese azapfa kuko twese twavukanye icyaha cy'inkomoko, nubwo twagikijijwe n'abatisimu, ariko twasigaranye ibisare cyangwa se inkovu n'ingaruka z'icyo cyaha cy'inkomoko. Iyo dusomye mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 35 umurongo wa 18, tubonamo ivuka rya Benyamini n'urupfu rwa Rasheli. Haragira hati, yumvise agiye gushiramo umwuka yenda gupfa, umwana amwita Benoni, bisobanura ngo umwana w'ububabare bwanjye. Se w'umwana aranga amwita Benyamini, bisobanura ngo umwana w'amahirwe. Hano rwari urupfu rusanzwe, aho roho itandukana n'umubiri. Bimwe tuvuga tuti kanaka yapfuye, yashizemo umwuka, yitabye Imana. Ibyo ni ibisanzwe, twese bizatubaho kubera ko turi abanyantege nke, kandi kubera Adamu na Eva bacumuye. Mbese ni icyaha cyoroheje, nubwo twaba twaragikijijwe na penetensiya n'icyaha cy'inkomoko kikaba cyaratwamuriyeho uwo muvumo, twese tuzapfa. No muri Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 28 hagira hati, ntimugatinye abica umubiri ariko badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kuroha ubuzima n'umubiri icyarimwe mu nyenga y'umuriro. Bivuze ngo hari ibyaha bishobora gutuma ubugingo, roho nayo irohama burundu mu nyenga y'umuriro. Harimo amoko abiri y'ibyaha. Aya masomo matagatifu ntaho aganisha. Aratubwira ati, nimuba intungane, nimugerageza, nimurwana urugamba rw'ubutagatifu, ntabwo bizababuza gupfa bisanzwe by'umubiri, upfa roho ikigira ku Mana. Ati muzarwana urugamba kugira ngo hatagira ikibatura, igitura roho zanyu mu nyenga y'umuriro, igituma haba icyaha kibajyana ku rupfu rwa burundu. Icyo muzakirinde. Tujye kureba urupfu rwa kabiri, ari rwo rupfu rwa roho, ari rwo bita gucibwa burundu, ari byo bita kugwa mu byaha bikomeye, ibyo bita le péché mortel. Péché mortel, icyaha kijyana mu rupfu, ni ukuvuga icyaha gituma haba gutandukana burundu n'Imana, ndetse kigatura uwagikoze mu muriro utazima iyo atakicujije vuba na bwangu. Tubisomeye muri Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 21 kugera kuri 23. Yezu avuga abigishwa b'ukuri ati, ni abakora ugushaka kwa Data kandi bakirinda kugwa mu byaha bijyana mu rupfu. Yezu ati, umbwira wese ngo nyagasani nyagasani, si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Benshi bazambwira uwo munsi bati, nyagasani nyagasani, ese ntitwahanuye mu izina ryawe? Ese ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe? Ese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira nti, sinigeze mbamenya, nimwigireyo mwa nkozi z'ibibi mwe. Abo bazaba barakoze ibyaha bijyana mu rupfu,
bakaba barapfuye batabyicujije. No muri Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 41 kugera kuri 43, Yezu atubwira uburyo hazaba urupfu rwa burundu ku batsimbaraye mu byaha bigusha mu rupfu, no kuvuga ku butandukane burundu n'Imana. Ngo hanyuma azabwira n'ab'ibumoso ati nimwumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be, kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo nywa, naje ndi umugenzi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Abo bazaba baciwe burundu kubera ko batsimbaraye mu byaha biganisha mu rupfu, bakaba barapfuye batabyicujije. No mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 20 umurongo wa 13 kugera kuri 15 batubwira ibitabo bibiri. Hari igitabo cy'ubugingo cyanditswemo babandi bapfiriye mu busabanyiramana, babandi bapfuye bagerageza, babandi bapfuye bafite wenda ibyo byaha byoroheje, utwo twaha tworoheje bita péché veniel. Abo banditse mu gitabo cy'ubugingo bazabaho iteka, naho abapfiriye mu byaha by'urupfu rwa burundu bo baba banditswe, baba bariyandikishije ngo mu gitabo cya rupfu cyangwa se mu gitabo kigenewe abo mu nyenga y'umuriro. Kampasome mu byahishuwe 20:13 kugera kuri 15, ngo hanyuma mbona abapfuye abakuru n'abatoya bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami, nuko ibitabo birabumburwa. Ni ibitabo bibiri, habumburwa igitabo cy'ubugingo, maze abapfuye bacirwa imanza hakurikijwe ibikorwa byabo byanditswe muri icyo gitabo. Noneho ngo inyanja irekura n'abari mu gitabo cyayo, irekura abapfuye bayirimo, ngo urupfu n'ukuzimu birekura abapfuye byari bifite, maze buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Ngo nuko urupfu n'ikuzimu biroha mu nyenga y'umuriro. Kuvuga ngo abanditswe mu gitabo cya rupfu, abahisemo urupfu rwa burundu, abo bariciye ubwabo. Si Imana ihana, si Imana ica muntu burundu, iheza muntu burundu, ni umuntu wiheza, ni umuntu wiyirukana mu rukundo rw'Imana. Ngo iyo nyenga y'umuriro rero niyo rupfu rwa kabiri. Ndacyasoma iryo somo. Kandi n'umuntu wese utari wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, utanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo nawe yaroshywe muri iyo nyenga y'umuriro. Mbega kaga bavandimwe, rero duhere kuri aya masomo matagatifu turibonera neza ko icyaha kijyana mu rupfu ari cya kindi gitandukanya muntu n'Imana. Kandi ibi ngibi ntabwo ari abantu babihimba gusa ngo harimo amoko abiri y'ibyaha, ngo ibyaha ntibingana. Ni inyigisho ya Kiliziya ishinze imizi mu ijambo ry'Imana. Tubisome mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 16 kugera kuri 20. Aratubwira Yohani Intumwa ko hari amoko abiri y'ibyaha. Ibyaha ntibingana. Ngo niba umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha, ngo ariko icyaha kitajyana mu rupfu, no kuvuga icyaha cyoroheje, namusabire, maze Imana imuha ubugingo. Niba koko icyaha yakoze kitajyana mu rupfu, habaho icyaha kijyana mu rupfu, uwakoze icyo cyaha siwe mvuze ko mugomba gusabira. Ubugome bwose ni icyaha, ariko icyaha kibonetse cyose ntikijyana mu rupfu. Tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana atongera gucumura ukundi, ahubwo umwana w'Imana aramurinda, maze Sekibi ntamugireho ububasha. Tuzi yuko turi abana b'Imana, naho ab'isi bose bakagengwa na Sekibi. Tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje akaduha ubushishozi kugira ngo tumenye nyir'ukuri, kandi turi muri nyir'ukuri tubikesha umwana we Yezu Kristo. Mbese hari amoko abiri y'ibyaha. Turebe noneho dusobanukirwe neza ibi Mutagatifu Yohani Intumwa avuze. Ni ibihe byaha bikaze kuruta ibindi, bikomeye kuruta ibindi, bijyana ku rupfu kuruta ibindi? Mbere na mbere birimo amoko atatu. Hari ibyaha ako kanya bihindanya umubano wa muntu n'Imana, ibyaha bituma ducana burundu umubano n'Imana. Twagiye tubisoma, bya byaha byose bijyana no gukora Imana mu jisho, za sakirirego, ubuhakanamana, ibigirwamana,
kuraguza, guterekera, kubandwa, ubizi ubishaka, mbese ibyaha bita ubutukamana, gukora ku buryo aho kugira ngo Imana isengwe usenga ibindi bintu ukabisimbuza Imana, ifaranga, umugore, umugabo, umuntu ukamugira ikigirwamana, akazi n'ibindi, ku buryo ibyo ngibyo bikurutira Imana akaba ari byo ushyiramo amizero yawe. Ibyo byaha byose bijyana mu rupfu iyo umuntu atabyicujije vuba na bwangu, kamubaho iyo apfuye atarabyicujije. Ibindi byaha bita profanation, guhindanya ahantu hatagatifu, aho umuntu akagenda agahindanya ingoro y'Imana, akahindanya amasakaramentu, akandavuza ukarisitiya ntagatifu. Ibyo byaha bijyana mu rupfu no mu kurimbuka burundu. Ibindi byaha ni ibyaha bishamikiye ku busambanyi, bijyana n'ubusambanyi, kubera ko bikora mu jisho Imana yo nyir'ubuzima. Kwishingira, ubusambanyi, kwikinisha, gukuramo inda, kubana abantu bahuje ibitsina, ibyo byaha byose bijyana mu rupfu kubera ko bikora mu jisho Imana yo mugenga w'ubuzima na mutangabuzima. Igice cya gatatu cy'ibyaha bikomeye cyane ni ibyaha byangiza, byica muntu, atari gusa kwica umuntu ukamwambura ubuzima. Ikintu cyose kigamije gusebya umuntu gikomeye ku buryo umwangisha abantu, ku buryo umwica mu buzima bw'abandi, abandi bakamubona nk'uwapfuye, nk'uwarangije, icyo cyaha kiba gikomeye. Gusebya umuntu bikomeye, kumwandagaza, kumuvuga nabi, kumubeshyera ku buryo abantu bamubona nka shitani, bamubona nk'uwapfuye, nk'uwarangiye, kandi biguturutseho kubera kumuvuga nabi. Mbese ngayo amoko atatu y'ibyaha. Hari ibyaha bijyanye no gusenga ibigirwamana, ibyaha bijyanye no kurwanya ubuzima Imana itanga n'umuyoboro wabwo, ubwo byose bishamikiye ku busambanyi, ku buryo wowe wishyiriraho ubundi buryo buhabanye n'ubw'Imana kugira ngo abe ari wowe utanga ubuzima kandi utari nyir'ubuzima. Ibindi byaha bijyanye no kwica umuntu ahagaze, ku buryo isura y'uyihindanya, ukamuhindura ruvumwa, ukamuhindura icyo ntazi kandi agifite isura muntu, nko kumuvuga nabi, kumusebya, kumwandagaza n'ibindi. Naho ibyaha twita ko byoroheje, nubwo nabyo ari ibyaha, ni bya byaha byoroheje bidatuma ntandukana burundu n'Imana. Mbese babyita ibyaha umuntu akora ari mu muhanda, mu nzira agana Imana. Umwana wirukanka asanga papa we na mama we agiye kubahobera, akitura hasi agatsikira, nangwa nawe nibura yaguye yituye hasi yarebaga umubyeyi, yari mu cyerekezo cy'umubyeyi amusanganira. Ntabwo ameze nka wa wundi n'ubundi witura hasi yarataye umubyeyi, yarahunze iwabo, yaratorongeye, yaragiye. Niyo mpamvu abakristo twese turi mu rugendo. Watsikira, wagwa, wagira intege nke, ariko niba rukiri mu rugendo ureba umubyeyi, nangwa nabyo byaha biroroheje. Ntabwo umeze nka wa wundi n'ubundi waguye mu kibi akakibamo mbatama, yararangije gutera Imana umugongo, yarayihunze. Ibi byigishwa na Kiliziya, tubisanga no muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika kuri nimero 1854, aho Kiliziya ivuga ko ibyaha biganisha mu rupfu bijyana n'uburemere bw'icyo cyaha cyagize izihe ngaruka, kandi bikajyana n'uko wagikoze ubizi, ubishaka, wabigambiriye, wabikoreye umushinga, wabikoreye umugambi na gahunda, ukabyuzuza. Ndetse no kuri nimero 1856 ya gatigisimu ya Kiliziya Gatolika badusobanura ko ibyaha bijyana mu rupfu bisenya burundu inema Imana yashyize muri roho zacu, ku buryo umuntu aba ari umuburamana. Duhamagara rero guhora tugarukira Imana. Ibi byaha byose, byaba ibyaha byoroheje, byaba ibyaha biganisha mu rupfu, birababarirwa iyo umuntu abyicujije vuba na bwangu. Hari icyaha kitababarirwa, nk'uko Yezu yavuze ngo gutuka Roho Mutagatifu. Umuntu ashobora kwibaza ati, se gutuka Roho Mutagatifu ni iki? Ese umuntu
yatuka Roho Mutagatifu tubisanga muri Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 31 kugera kuri 32. Icyaha Yezu ati icyaha cyose kirababarirwa uretse gutuka Roho Mutagatifu. Gutuka Roho Mutagatifu mbere na mbere ni ukunangira kuba rutare ku mukiro Imana itanga. Mbese ni ubuhakanamana, kurinda umuntu apfa avuga ati uwo mukiro nuwugende singushaka, mwimbwira Imana nge ndayihakana sinyemera. Kuba rutare, kunangira burundu ku mukiro Imana itanga, kino cyo bita gutuka Roho Mutagatifu, kandi umuntu agapfa akinangiye. Cya kabiri, gutuka Roho Mutagatifu bivuga kuba wacumura, kuba waracumuye, wari umukristo wenda ugakora icyaha kinakomeye kiganisha ku rupfu, ukiheba ukageraho uvuga uti icyaha nakoze gifite imbaraga n'uburemere bisumbye iby'impuhwe z'Imana. Imana ntishobora kukibabarira, byararangiye, nararangiye. Imana ntishobora kukibabarira, ngewe icyaha nakoze kirusha kure imbaraga Imana. Icyo gihe uba werekanye ko Imana idashobora byose, ukagipfiramo. Icyo nabyo ni ugutuka Roho Mutagatifu, kumva ko wageze kure cyane ku buryo Imana idashobora kuhagukura, ugapfa wihebye. Icyaha nanone cyo gutuka Roho Mutagatifu ni igihe umuntu ashobora gufata ububasha bwa shitani akabwitirira Imana. Umuntu akiba ati Imana yankoreye, Imana yamfashije ntibamfata. Umuntu akarimanganya, akica, akarimbura, akaba umuntu gica, akaba umunyagitugu ruharwa, akabahakanangira akavuga ati Imana yabimfashijemo, Imana yabimfashijemo. Imana ntishobora gufasha umuntu mu migambi mibi, kuko iyo ni nyir'ubutagatifu, ikaba n'isoko y'ubutungane. Gufata ububasha bwa sekibi ukabwitirira Imana, ibyo nabyo ni ubutukamana, no gutuka Roho Mutagatifu. Aho abantu ashobora kuvuza mu bapfumu, mu biki, mu buhakanamana, yarangiza ati Imana yaramunkirije, Imana yaramfashije. Imana ntabwo ijya mu bapfumu. Ikindi ni ugufata ububasha bw'Imana, ububasha bw'Imana ukabuha shitani. Iby'Imana yikorera, nka kwa kundi Yezu yakizaga amashitani, bakavuga ngo dorere arimo gukiza amashitani akoresheje ububasha bwa shitani. Bivuze ko Yezu Kristo bamwise shitani nkuru, yirukana twa shitani dutoya. Ibyo nabyo ni ubutukamana no gutuka Roho Mutagatifu. Hari nk'ababona ibitangaza Yezu akora mu masengesho yo gusabira abarwayi, abashaka guhinyura no gupinga ububasha bw'Ukaristiya, bati ntibakabeshye, bakoresha ibigirwamana byabo. Ugafata ububasha bw'Imana buri mu masakaramentu yayo ukabwitirira sekibi. Icyo nacyo ni icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu. Iyo umuntu byose apfuye atabyicujije, ni akaga. Murumva namwe aho hajya, nubwo Kiliziya yo itangaza bageze mu ihirwe ry'ijuru, bamwe na bamwe bageze mu ihirwe ry'ijuru, ariko duhamagariwe guhora dusabira bose, natwe twisabira, kugira ngo niba tunaguye no mu cyaha kijyana mu rupfu, tugarukire Imana vuba na bwangu, twicuze mu isakaramentu rya penetensiya, kandi dusabira n'abandi n'isi yose kugira ngo ikire. Abana b'i Fatima babonekerwa n'umubyeyi Bikira Mariya, yaberetse uburyo umuriro utazima uriho, ndetse ko hari n'abawurimo. Abo bana by'umwihariko Yasenta yarahabonye, umubyeyi Bikira Mariya yamweretse umuriro utazima, abonamo roho nyinshi. Ari naho yahise atura rya sengesho ati Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, uturinde umuriro w'iteka, igarurire roho z'abantu bose, kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho zo mu purgatori n'abanyabyaha b'isi yose. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga.